meze gute? Meze gute? Gukora meze gute? Ese naje ndakomanga nta karibu ntaki kweri biterwa n'iki? Buriya wirebye iyo wirebye cyangwa uri kugenda mu muhanda nawe urabona umuntu w'umugabo ariko wenda akamubaza uzajya uza wifashe mu mifuka ese undi mwe mifuka yawe haba harimo iki? Ese shira mu by'ukuri yego nubwo rimwe na rimwe bijya bigira gutya bikanga ariko igihe byabonetse nawe ugomba kunyakira nk'uko ndisebye. Ase basi njye nkora iki kugira mushimishe basi njye nkora iki kweri ko buri kimwe cyose mba ntagikoze dore nkungu mvuye hari ako kazi yego mbonye dukeya ariko bitewe n'iminsi turimo ndakeka turahagije. Reba tuba turi no kuvugana wambaye ekuteri wagikuramo ekuteri simugore koko basi nzakora iki? Urambaza iki? Gusa ikintu wowe umbaza umuntu yanabwiye nari ikintu kitarashyira mu nda uri kumbaza iki? Singiye kuguha se basi ukajya guhaha. Okay, mereza. Nyine kanze tubanze tuganira amafaranga ntabwo ariyo yihutira. Tuganire iki? Se amafaranga niyo yihutira. Sawa rero. Ese nijoro ntiwariye? Bagakomeza uganire. Umunsi ntabwo nakoze bane naruhutse nibereye mu rugo uyu munsi ntabwo nigeze njya ku kazi kabisa ko nawe turaburanye kabisa nawe ujya ubwira dore uzi uransure ku kazi nawe ibintu byo kugenda ukiburishwa sha ntabwo byoroshye shaka ari gushakisha twese wa muhungu we. Reba nkungu ase wavuye muri phone ukanyuma reba nk'umushahara wose nakoreye mwayira minsi ishize dore nakuguriye telefone ariko ntabwo unyurwa. Reba njye mfite agatelefone k'amatushe warakoze nuse reba nkungu sibyo mvuye mu kazi byagenze neza nubwo atari neza cyane ariko uko biri sibyo nakuboneye igishoro ugiye gutangira gukora ese kudasiba se basi wakwishimye urabona n'inseko yawe ebyiri basi nani ubwo buratu reka mbe nkoretse ubwo buratu tuzavugana abantu sawa nariwe. Papa Olivier ikibazo nashakaga kukubaza. Okay mbwire nta kibazo ngo ndi gukumva. Nyine nagiraga ngo mubaze urareba nyine nawe uri kubona ko Olivier azakora uyu mwaka. Hari ikigo nabonye kuri televiziyo bari kucyamamaza ngo kiratwika. Nagiraga ngo yaba aricyo tuzamujyana urabyumva ute nyine? Hari ikibazo se? Niba ari cyiza ubwo ntatsinda ukazana amanota meza nta kabuzo bazagenda. Niba ari barabonye ari sawa byabitwaye twamwohereza nawe ariko nukumubwira akagitsindira kuko ntago yapfa kugenda gutya atagitsindiye niba ari ikigo cyiza. nta kibazo basi kangayo nazo gusa nyine utangira ucuruze kabisa kuko ewa nta kuntu wajya unesha umutwe unirirwa hano na aya se ntiyahagije se ngwe n'ibi biceri basi nabyo urabyongera sibyo ni igishoro gihagije hasi n'ubwo uracuruza iki amakara cyangwa uracuruza itomati ende rero ugomba kuva hano nawe ukajya gushaka kuko nta umuntu yirirwa yicaye meza amafaranga turabana angahe
Kwa mugabo. Zasetse. Uriko nasetse njyewe. Aya mafaranga wayagoye ha ngo genda ujye gushaka ikintu cyo gukora. Waje kujya gukora? Aya gushaka ncuruza amakara n'itomati. Azika amafaranga ngiye kuyakorera ukwezi kose. Curuza amakara n'itomati. Ngiye. Ase basi hari umunsi n'umwe wari wawe. Mana. Agora urara ko nabwiriwe. Aya mafaranga shana n'ibyo biceterere. Bishireho wibarira mu ntoki bishireho. Ngambwira. Aya sensa niyo nzajya nguremo frigo. Ngiye rega nawe ushaka gucuruza ubwo tomati bwo gukara. Mugure nkanje bikorere ngomba gucuruza alimentation. Nabonye alimentation ibindi byose byoroshye. Nese ubundi waretse sibyo. Niba uri umugore sibyo. Ukwiriye kubaka urugo. Waretse telefone tukayigurisha. Ngo ugire ute? Tuyigurisha. Ngo mugabo. Ugurisha telefone yanjye. Hakuzi ko nta soni ugira. Nta n'ikimwaro ugira. Uva. Yirebe. Uyirebe nawe ubwawe uyirebe. Iyi ngiyi kurusha agaciro. We, chunga maisha. Hari ibitekerezo nari nagize. Mbwira ndikukumva. Nari nshaka hari nyine hari ako kazi sibyo nshaka kuzana n'umukobwa akaza Uzana iki? Hariko ndikumana n'umwe. mfasha kuko hari igihe hazamo abantu benshi ugasanga ntabwo ndimo kubakira neza kubera ko urumva hari abantu benshi bamwe bicaye n'abandi bari hariya urumva kubyara ngo nganagaruka nari nshaka biba byashoboka nyine nazanamo n'undi mukozi w'umukobwa Umugore? Ego umugore wahande. Cyangwa washatse umugore akaba yakwitendetseho ukaba wabuze aho umujyana ngo ugiye kumujyana ngo nanjye ngo nzi ko ugiye gushaka za makozi. Akazi niba kakunaniye ukareke ndaza nkikorera. Umugore by'umugore byo wawe. Umugore wa sibyo nero. Akona rero ko kuba nkubwiye ko akazi kabaye kenshi nkaba ngiye gukenera undi muntu wo kuzajya mfasha urukumva ko nahise nzana undi mugore usumva ko ari undi mugore nzanye kandi ngiye nkubwiye ko ari umukozi ngiye kuzana akazajya mfasha akazi bitewe n'ukuntu akazi kasigaye kaba kenshi yari aha umva rero umbwiye ko ari kugufasha mu kazi ugomba uzana umuhungu byo kuvuga ngo ugiye kuzana umukobwa rwose wahapi wa umukobwa ni umuhungu bitaba ibyo ukareke ndakikorera Nari nishimiye kukumenya nakugoye wambere kaze mukwawe. None se ushaka kumenya izina ryanjye kubera iki? Nyine. Nakubonye nyine numva ndakwishimiye. Numva namenye izina ryawe niba nta kintu gitwaye. Wakambwira dore ko mu rugari n'ahano hafi. Mbonye turi n'abavaze tukajya tunasurana tukamenyana. Izina ryanjye nitwa Nelly. Nelly? Ego. Ntuye hano hepfo ku gipangu cya shokola wageze tu wahita unsinyara nahita nkubona ntabwo ari kure ahubwo wowe waba utuye he? Ntabwo byari ngombwa kukubwira aho ntuye gusa nyine kuba waba umbwiye aho utuye nta kibazo wenda next time twongera guhura tukigira gahunda nta kibazo muvandimwe akazi barimo
shawa mungu. Okay. Nta kibazo n'umwanya wamaye n'uw'agaciro wowe mete kuganira ugatuma naringiyemo hano hirya ko turabavuze kubonana n'inkunga saa tubona. Ntugira ikibazo komande yawe imeze neza. Urangije kuvugana n'abagore bawe se? Ese ujya wibuka kubabwira ko ufite umugore n'umwana? Igihe nahereye ndi kuguhamagara ariko Reba iri zuba ukuntu rimeze nabi, abakiriya babuze, uvuye mu rugo ari byo bintu bikuzana. Ariko nawe ukubona akazi ntabwo kari kugenda, urikubona aha hose urikubona ari umuntu uhari. Reba izuba n'izuba ryatse rimeze nabi barangiza, ibyo akaba ari byo bigukura mu rugo ari byo bikuzanya hano kunesha umutwe. Ejo bundi bampamagaye kuri telefone avuga ngo ndi kuguca inyuma kandi ari akazi. N'aka kanya ni akazi mbe ndimo kwitaba ariko nyumvira ibintu uje urimo kuvuga. kuko ni akazi byateye. Ni si akazi, ubundi hari na telefone isigaye ikorerwaho akazi. Umuntu araguhamagara akaguha komande kuri telefone ariko kuki utabyumva? Ku buryo se njye ntabwo wahamagara ngasaba ibintu uri kunshinja ngo nguca inyuma wigeze umbona? mbese abaca inyuma abagore babo bose nuko baba babagura. Muza kunkeke uri kumbwira ngo nguca inyuma buri kanya. Noneho telefone nzayikorera. Nabibwirwa n'iki? Fata urebe tuve turi kuvuga. Reka atari umukiriya. Usanga waranditseho umukiriya ibyo bigore byawe muba muri kumwe. Kunshinja ibyo nari kubikura. Umva, ukubona bimeze nabi babarire kabisa. Babarire nta bibazo nshaka uyu munsi wadusabye imbabazi kabisa. Babarire. Turaza kuvugana tugeze mu rugo babarire kabisa hano ku kazi. Nta bibazo nshaka mu kazi. Oya ntabyo kuvugana tugeze mu rugo nsobanurira. Ku buryo guhamagara ngasanga fone yawe ntabwo iri. Mubwiye ngo iki? Turaza kuvuganira mu rugo.